abantu turi kumwe ubu ni saa 8 z'amanywa ubukwe bwabaye ejo burangira saa 3 za nimugoroba. None ubu ngubu de amasaha yageze aracyaruka Juni urabizi ko naguhamagaye mu ijoro hagati. Dore ibyankomeranye reba none hageze ari kuruka amaraso ibintu byose byamushize mu nda. Amerika utamujyanye kwa muganga. Byananiranye ukuntu ameze wamugeza kwa muganga no kugenda byamunaniye. Binizo rikomeze fresh amakuru yanyu mumeze mute abantu muri mu Rwanda cyese muri hanze y'u Rwanda ariko mwumva urimi dukoresha hano kuri 5Guys TV mwese reka ntangire mbasuhuza je nitwa Junior umusore wanyu utagiye uri migozi imuhambira ikindi twamaze kumenya ko kuba kumushwi atari impuhwe z'agaca. Uyu munsi rero nta bintu byinshi ndi buvuge uretse ko uyu mugabo siyo wa mugabo wenda banze gusuza ibya byose. Uraho Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza. Amazi iminsi hereye. Narabuze imisozi bibaya hanze muri make. Urakikiye ariko hari ku ruhande. Ibyo ni ibiki? Ndakikiye. Ibyo ni ibiki? Ni indwara. Ni intwaro. Wowe no kuvuga ngo ni indwaro ariko ubwo ni intwaro. Ni indwaro. Abantu benshi reka nsuhuza abantu benshi mwagiye mumbaza kuri uyu mugabo ni iminsi myinshi tumaranye. Uyu munsi ngiye kumuha misiyo ntamuteguje. Ngiye kumuha misiyo ntamuteguje mujyanye ahantu mfite amakuru ko byakomeye tujye kureba gahunda z'uyu mugabo. Abantu mugira impungenge kujyanya ahantu nta guteguje abantu banyitabaje bati uzumwizaniye. Nanjye urabona ko naje niteguye kubera ko iyo mbamagaye kuriya ukavuga ari rajambo bitamenya ko ari urugamba. Nta gutinda reka tujye gufasha umuntu nituhagera muraza kubona impamvu duhise twihuta twagiye. Urankurikira? Ndabizi nge mbora niteguye. Urankurikira? Urinjira ahantu ndi bukwereke. Yego. Uyu munsi wa mugani w'abahungu tugiye gukubitira ikinyoma ku mbuga ikubuye. Rwose. Ndahari ariko. Urahari nta kibazo ufite. Tebuka ndahari. Urahari. Tebuka mu bikorwa. Magamba kaba make. Rute uyu munsi sijye ukomanga kuri uyu muryango. Ndakomangishaho gakondo. Ntago bindeba. Mw'abantu mwe hano kuri uyu muryango tujeho nta coroshe. Muraho. Makuru. Muragumye wa mugani w'abarundi? Turagumye. Kunde amaso yabaye Karibu ni wowe. Bitese. Nziza karibu no kuri Juni. Muraho. Turakomeye. Barenzanye wa mugabo. Injira ko mbona ufite ubwo. Genda ngo njya nde. Aya ntabwo bajyanye. Karibu n'ukuri mubanguka mumeze mutese. Ndagupfa. Mara kuva ni mugoroba twakoze ubukwe mu gutaha mu kumukoraho atangira araruka. None reba ukuntu yabaye indembe ndagupfa. Banza mbere ya byose wibwira abantu wibwire n'uyu mugabo witwa nde? Nitwa Natalia. Wimfata dore umuganga nuriye. Manager. Muganga we Juni. Nitwa Natalia muganga wanyenda gupfa. Yewe ingora. Nuriya uri ku ruhande ari. Ugezaho kamera di ubereke uko bimeze. Yewe ibyo numvaga kuri telefone ubwo ndabibonye mubwira umuganga uri kurira ahubwo mbwira ikibazo gihari muga. Maraye twakoze mariage turataha tugeze mu buriri mu kumukoraho atangiye kuruka ngira ngo benda ni ibiryo bibi none tugejeje amasaha atararuhuka kiri kuruka none no kuruka n'amaraso ahubwo giye gupfa. Abantu turi kumwe ubu ni saa 8 z'amanywa ubukwe bwabaye ejo burangira saa 3 za nimugoroba. None ubu ngubu de amasaha yageze aracyaruka Juni urabizi ko naguhamagaye mu ijoro hagati. Dore ibyankomeranye reba none hageze ari kuruka amaraso ibintu byose byamushize mu nda. Amerika utamujyanye kwa muganga. Byananiranye ukuntu ameze wamugeza kwa muganga no kugenda byamunaniye. Niyo misiyo nari nkubwiye nkuzanyeho yibanga wa mugani w'ababandi.
aho kurira uraba ubiretse kubera ko uyu nguyu ni muganga nyine nkuzaniye yitwa Rutebuka, bwira uko byifashe akwaranje muzanye ntamubwiye aho tuje mu ibanga rikomeye cyane nubwo kamera iriho. none ufite amafaranga yo gusuzuma? mugabo amafaranga ntabwo ari ikibazo, ntabwo amafaranga ni ikibazo. Nangahise ahubwo nta kibazo turabiguha, ni ukuri turabiguha, turaguha n'ijana, ariko umugabo wanjye mara kumenya ikibazo uko kimeze turi bwumvikane amafaranga yo kumuvura ngamuguha kise, ariko harimo n'imigereko ni ibintu bitandukanye. Yego, ubwo uhise wongeraho nyine oya kuriya ko ameze kuriya, imbaraga ngiye gukoresha n'imiti ndi bukoreshe byo biratwara icyo kintu. Okay, reka tureke kumera nkaho turimo turakinira ku buzima bw'umuntu, niko nabyita. Ubanze urebe ukuntu ubaranja, nanjye misiyo yanjye birangiye. Namanza azana amafaranga yo gusuzuma. amafaranga niyo Ubwo amafaranga arazanwa n'umugore n'umugabo, ko ufite amafaranga. Mwana amafaranga ni umugabo yafite ndari kuri konti, ariko namara kumukiza turayaguha, ni ukuri nta kibazo turi buyaguhe. Ubwo nabanze atabara umuntu, nabanze atabura ubuzima bw'umugabo wawe. nanjye niko mbyumva. None yafashwe sangapi? yafashwe saa 5 za nimugoroba. Bavuze ko ngo bageze ku buriri ngo nta kintu cyaje, nta kintu na kimwe cyabaye kugeza ubu, numva uko umugabo abaye uko ameze. Mana yanjye, none se kubera iki ubundi ubwo byaje uko bageze ku buriri urumva nyine ibintu bamutongereye imbere ari byo bamufatiriyeho, ntabwo ashobora kurongora ngo bishoboke. Kandi ntabwo yarongora, kandi urabona ari ku masaha yo kugenda. rata ubwo tubwire, uvuze ko ngo ejo ari bwo byagenze, igihe twavuganiye ndakizi, ahubwo mugeze wa mugani mu nzu ku buriri byagenze byo. umva Juni, nabikubwiye byose ibyo nakubwiye kuri telefone. saa 3 nibwo ubukwe bwarangiye, twinjira mu nzu, bimwe bavuga ngo gukora mukoraho ngirute biranga, tugeze saa 5 bwo yatangiye kuruka. ubwo kumva rero bumanza ari bwo byari bikomeye. Ariko sobanura neza, wenda nagahinda k'ibibazo ufite ko umugabo wawe muba muri inzu mwenyine? nimbanamo na mushiki wiwe. Wenda bizi kubera agahinda ushobora no kutabimbwira neza, ariko si we ariho, ari hano, ari hagana he? So ntabwo mwakabanje mugatabara. Reka manze ndabara umuntu, ibindi turi bubivuganeho. Niba hari gahunda ureba ukabona ni ibintu. None ari he niwe ngeneye uwo muntu uri muri uru rugo? Si wowe uyu nguyu dufunguriza ubu. muraho neza. Yego, kora hano. Witwa nde? Witwa Juri. Juri? Usanzwe uba muri uru rugo? iyi ni homba. Ikibazo ufite ni ikihe? Kukoze ugahiturira kandi ndanagukura? ntacyo. None urukurizwa ni iki? ntacyo, nta gahinda, ni ibibazo. Uyu mupfaniki ko mbona musa? umusaza wanjye. Muri make ni wowe wari uri kwarika aba bantu? Yego. Yego. Noneho umuhari ibase? irahari. Izane unzanire n'akabido k'amazi. Yego. Kubera iki ubwo mutumye ibasi? Kamanze ndabara ubuzima bw'uyu muntu, ibindi biraza nyuma. Ibase kandi mwakomeje kuruka, ariko hari ku ruhande. Mana we, muganga. Murekure, wova, wagere no kumukora, egera n'uruhande.
urinde weho wagize uyu mugabo ungana gutyo ukamuhangara yarari mu byishimo by'urugo rwe yasezeranye ugashaka kumugira gutya urinde ndashaka kukumenya urinde ndashaka kwivuga byoroheje madahumura nzanira amazi hano hereza aho yandagara ugomba kuyasukamo uwo madamu we nayisukiremo yasuke muhagaze mu muryango w'iwawe yasukuye yegeje ku maguru ye yombi hano hagati hamwe n'ayo maraso ari kuruka aho uyu muryango niwe yinjiriyemo mukinjira muri uru rugo winjiye uri uwa kangahe yabanje ninjira uwa kabiri winjiye uri uwa kabiri yego cira muri aya mazi kabiri niwe winjiye mbere niwe bisheri wanjye nawe winjira bwa kabiri yego cira muri aya mazi kabiri ongera vuga amagambo ngo umugabo wanjye ndamukunda umugabo wanjye ndamukunda mukeneye ari muzima mukeneye ari muzima kandi umuntu wakoze ibi kandi umuntu wakoze ibi nawe ndamukeneye kandi nawe ndamukeneye nawe bimugereho nawe bimugereho ndetse bikube gatatu bikube gatatu okay egera hiki uyu muryango niwe mwinjiriyemo yego amashyari y'abantu yazabageza kuki ko mbona hano muri gupfa ibintu birimo ko mbona muri gupfa ibintu by'amazu by'umusambu nibimeze bite nawe ko mbona hano muri gupfa ibintu by'amazu by'amasambu bimeze bite hano ndabona muri gupfa neza inzu niwo wayubatse iyi nzu yakubwiye ko ari wowe wayubatse yambwiye ko ari umuryango none ko mbona ariyo ndangiriro y'ibi bibazo mbona arimo nawe hari umusore ariko wabanjemo nawe muri famiye oya ndabona ari ibintu by'amasambu by'imiryango ndabona ari byo muri gupfa guruka 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 fata 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 n'ingero utebuka n'ingero utebuka narabaciririye ndabahabwa mba n'umurage nahawe wo gutabara abantu bose bafite ibibazo byarenza kwa muganga by'abadogiteri batashobora n'ingero utebuka uyu muntu ndabona hari n'ibintu bitabyana muri iyi nzu yanyu muri iki gipangu hano hari ibintu birimo ari byo sano y'ibi bintu byagufashe ndashaka umbwiza ukuri iyi nzu warongoreyemo reka manze nguzure kwanza kamanze nguzure mwegereye garura ubuzima garura amahoro garuka ngwino ubane n'umugore wawe waramukunze ejo mwasezeranye garuka garuka garura ubuzima garura ubuzima garura ubuzima garura ubuzima
mbona ari umuntu w'umukecuru urimo wabakoreye ibi bintu mwewe ngwino umurebe Yesu jori munurebe murebe mwitegereze dore nguyu ari guhiga ngo mwamwe iyi nzu ari guhiga reba ni shangazi wanyu reba ni mukamana murebe mana yanjye mukamana ko kari kuduhora iki yatumubariye koko usi iyo dusoma niba ari n'inzu tukayimuhereza garuka wa mugabo we mbwira impamvu y'ibi bintu uyu muntu ndi kubona kwizera muntu garuka nako garuka vayo wahuye na Rutebuka vayo mu bikorwa ariko amagambo akaba make njya ngira amagambo make ndakubaza sobanura neza uyu mukecuru urimo kureba hano egera hano neza reba uri kumubona uyu uramuzi mupfiki wamuhemukiye iki ntacyo waramwambuye oya none kari kuburana inzu kari kuburana iby'amasambu inzu na mukuru wanjye wayibagamo amaze gupfa barayimereza umuryango none kari kuyiburana we afitanye isano na yihe n'iyi anayishaka twayimuha ayishaka wayimuha kuko isi wayijemo atari yawe garuka ndagukeneye iyi nzu ni yawe cyangwa ntabwo ari yawe ni iy'umuryango wampaye none wabibwiye umugore wawe oya ntabyo yari azi reka ngufashe ukire ariko ibi bibazo bikemuke aha muri iyi nzu rero harahumanye muri iki gipangu ndabona hari ahantu hahumanye kandebe ahantu baba baragufatiriye muri iki gipangu icyerekezo ngurikire mbereke ngurikira ngwereka ahantu ho mufasha haguruka kuko narangije kukutsekura kuko imukora ibintu ngurikira nawe mugore we kuki ubundi ndimugira abantu bakuru babagira inama ntabwo twari dufite kuko isi mwagiye gukora ibi bintu mukajya mu rugo muzi ko ari urugo rushya mukarujyamo mutatubajije ntabwo twamenye ntabwo twari tuzi ko ibi byaba ibi ntabwo bikibaho ko abantu bishora ngo bapfe kujya mu nzu bonyine batatubajije baratubwira tukabanza kuyeza kuko ibi ni ibyahozeho kuva na kera ubwo bwana bwanyu mujye mubugabanya nda mu nzu ukipfa gutaha inzu gutya ubona uko mwasezeranye mwikanze amafaranga cyangwa mwikanze ibyo murimo ntabwo bikibaho none siko mwinjiyemo kandi hano hakaba hahumanye ubu iyo mutagira umuvandimwe ngo mumuhamagare andabaze angure mu byo narindimo njye mfite abantu benshi ndimo gukorera ariko reba ndigomwe nahageze reka ngufashe uwo ndambaraga uragira ariko mugendane mwembe mugende mungurikire uri hagana he aho wafatiriye umuryango ni he aho wawufatiriye ni he ko mbwirwa ko ari muri ibi bisheke
aho wafatiriye umuryango ni hagana he? Rekura uyu musore ubundi uri kumuhora iki? Kushaje uri kumuziza amasambu mu bigenze gute? Iyi nzu ubundi uri kuyimwaka ngo uzaza uyibemo, none kushaka gupfakaza uyu mwana ungana gutya w'umukobwa waje mu muryango wanyu, urinde uri gushaka iki muri uru nduru? Ndavuze kabiri gatatu, rekura murekure, gira vuba vuba, niba utari kwingiye kukwica ninjye Rutebuka. Urihe? Kamanze ngo ibyo wakoresheje kwanza. Gasuka mugira muri uru rugo wowe usanzwe ndana akantu wabona ko gucukura ihutegira vuba. Ndagutegetse rekura wa mwanzi we, mukecuru ngana nawe, umuntu ukuze ngaho urukurinda wangiza umuryango gutya bimeze gutya kubera iki? Uyu ndaza kugira akamaro ejo, ndagukubita urugutaka iki urukwinyogomora muri iki, ndagukubita murekure. Egrano tambuka hariya, kuraho rino buye, kuraho ayo mabuye yose yakureho neza, biravaho. Kuki mutaha amazu mutatubwiye mugapfa kugenda mugakora ibyo mwiboneye? Kuki mukora ibintu mutatubwiye? Nda muntu ugikora ibintu atatubwiye, haba gucuruza kuko amashyari yabaye menshi ku isi yose, si Buraya saha hose muri Afrika uburyarya burahari. Tabura neza, gira vuba vuba. Ufite ubwoba bw'iki? Gira neza uri kureba. Reka ngo umutumanzo gifateho. Egera hano wa mugabo we, ko nubundi ni wo bari bashaka. Sani kiganza cyawe, birambura ibiganza neza cyo ugiye gukoresha. Kano kamera wakamera ngo haye ububasha n'uburenganzira ninjye muganga Rutebuka. Fata buriya bipfunyika bya biriya bintu bagufatiriyemo, bifate, naguhaye uburenganzira, kuramo neza, curuka guke. Urugutinya iki ko ndi burenga ndi muganga Rutebuka? Fata, dore ibyo byose nibyo bagufatiriyemo. Sana hano tugende, ngurikira tugende. Kuki mukora ibintu mutagende mutatugishije nawe? Bimene hano unamamena neza. Umura witinya, narangije kukugangahura ninjye muganga Rutebuka. Yubike hano urishinge, uko yarishinze niko nawe ndari mushinga. Ibi ni ibiki yagufatiriyemo? Kona ko harimo amarozi y'ubwoko butandukanye. Okay, urumva umeze uti? Agarara kuko ngiye muganga Rutebuka narangije kubikora. Agarara. Nuko bindi kumva ntagaruye ubuzima. Agaruye ubuzima? Yego. Ubu wagaruye ubuzima? Yego.
wowe urumva umeze ute? mva nishimye ariko birantunguye, ntabwo numvaga ko umuntu wo mu muryango yadukorera ibintu nk'ibi. Ukuntu ejo ari we wari washyushye mu bintu byacu, ntabwo numvaga ko ari we wakora ibi bintu. mugabo urakoze cyane. Narababwiye aba imiryango abandi nda miryango ikizerana kuri uru rwego, nibo bari kugirana nabi, nibo bari kumarana, nibo bari kunyagana, nibo bari kwifuza ko abandi batabaho. Ubwo urabona bo bari bakoresheje uyu ndinda gatoya, ubwo bive birangiye umutima warugiye gutoga umutima. urakoze cyane. Ibiro ntabwo buvurwa no kwa muganga, no muri sehashika n'ahandi mu bitaro bikuru no hanze nabo bajyana mu Buhindi, ndacyo bino byabamarira, ndacyo Ubuhindi bwamarira aba bantu. Kerekane twe dufite imbaraga zo guhangara abarozi bene aba bantu, kandi none by'umwihariko ngiye muganga Rutebuka narabahagurukiye ku isi yose. Yego wakoze kundabaza. biciyemo se byibuze ubu ngubu Byaciyemo singuwo ntabwo ari bwongere narangije. Yego dusanze iyo namaze kwaka umurozi imbaraga nazimwatse, iyo namaze kumwakiza imbaraga ngazimwaka we yafatiye, kandi ngamushyika kuri abo banyibyo namukureye, ngamutwika kuri ngamukogota, nda bundi bushobozi abagifite. mu bintu nagerageje kumva numvise ko harimo akantu ngo k'imitungo muri iyi minsi. Imitungo ni hatari, abantu Imitungo 95 hafi ku ijana mu bibazo ndimo kujya gutabara hirya no hino ni imitungo, agafaranga, amazu, agafaranga. Yego faranga karavuze ubuhuha rwose, umuntu arifata karadasinzira kubera inoti. Ni ibibazo kubera ko n'abantu bamaze no kumva na benshi. Bamwe basigaye bananyitotombera ngo ndabafasha, kandi reba nibimba ndimo. Hanyuma tujye ku kijyanye no kuvuga ngo uyu muryango tubonye nyine bagaragaje uko bimeze, ariko se kugira ngo wenda urugo rwabo ruze kuba ruri safe cyangwa se bafite amahoro bameze neza cyane, ubwo ni igiki ugiye kubafasha wenda? Ndabatsirika, ndanabakingira hariya ku buryo nda wundi muntu wakongera gutambuka, ariko birasaba ko baramba amafaranga kuko imitimba nayiguze. Amafaranga karakenewe. Yego abantu bareba rongoranye. none iyi miti nge mbangeneye amafaranga kugira ngo njye kuzana n'indi miti irenze iyo bara. Hanyuma ubwo abantu turaza kubemerera igice cya kabiri cy'iyi famiye. Abantu bajya banyinubira ngo nshobora kugaragaza ibintu nk'ibi, ariko nyuma singaragaze ko wa muryango ubanye neza. Uremera ko wenda cyangwa se n'abana abantu batwemerera ko twazagaragaza nk'igice cya kabiri cy'umuryango wabo wenda bameze neza? Kuko abantu bajya bambwira bati se hantu wasuye gutya cyangwa se gahunda mwakoze na Rutebuka bigeze ubu, kugira ngo abantu baze kwizera ko ibya hano byaciyemo, nuko bazabona video ya kabiri igaragaza uburyo bano bantu babayeho. Iyo bashaka bazakore n'iya gatatu babyaye, kuko buriya byose ndabikorera hamwe. Kandi urabona ko bari babizinzemo bino. Ubwo se babaye batabyara? Kandi ndi gukubwira, reba hano ibi by'umutuku nibigaragaza ko batagomba kubyara, ariko ibi byose ndabikora. Okay. Hanyuma ubwo ngubwo abantu tubizeze ko tuzabereka igice cya kabiri cya bano bantu bameze neza, baryoshye, barakize, ibintu ari amahoro. Uyu mugore yatubwiye ko ngo ijoro ryashize ngo nta n'ikintu cyaciyemo, nawe uti ntiyashoboraga kurongora. Ntago yabishobora, gusa bino bintu byaba biri muri wowe, warongora gute? Ubu arashobora kurongora uyu munsi? Arabikora neza. Mada, neza nta kibazo. Mada aravuze ngo araza kukurongora neza. Ariko nanjye murayabada, ntago muri buya Rutebuka wenyine, kuko nanjye ibintu byamakurukije rwose bikaba wenda bigiye ku murongo. Nanjye rwose murareba ukuntu mungiye Ushidikanya ko atari bukurongora nyine namurongora, nanjye ubwo arambwira baheruka ari si babikore hariya kugira ngo umenye ko ibyo ngoza ari byo, binjire mu cyumba babikora. Se washyira abantu kuri kamera barimo barongora niko numva mutari kwizera. humura barakurongora. Oya Juni, ibyo byonyine ibyo tubonye, ukuntu yarameze, ukuntu yandaje ijoro ameze, nago kurongora ari byo biraba ari ikibazo kurusha uko yarameze. N'ukuri kuba nabyo urabikeneye nyine, ndabyizeye ko biri kugira ngo kurongore nibwo biri bugaragare ko agatege kagarutse. biri bukundu urabyumva nyine.
umugabo uramurongora yego neza cyane rwose ko ijwi ridasohoka se uramurongora ute neza cyane umugabo ko ijwi ryagiye ubaramurongora ate ko kumudunangira mu kanya okay hanyuma ubwo murizeza abantu ko twazagaragaza nka video yanyu twabasura nyuma yaho tugaragaza wenda byaraciyemo ibintu bimeze fresh nta kibazo tujya kuri muganga Rutebuka mushiki wawe ndabona yaryohewe noneho mu kanya yari arimo atitira mbibona wishimye ute kubona musaza wawe yongeye avuze ko ngo n'akanyabugabo ngo nta kibazo murakoze rwose ntago narinzi ko wenda yakongera akagarura imbaraga nkurikije ukuntu mu gitondo yari ameze ubu nuko avira mu rugo rero bakabona uko barongorana noneho kabaraga kagarutse nta kibazo kubera ko ari muzima ndagenda okay so twageze kuri muganga rero Rutebuka ibibazo ni byinshi kuri iyi si hari abafite ibibazo bigiye bitandukanye hari n'abajya banyandikira jewe inshuro nyinshi uburyo umuntu ashobora kukubonamo atanyuze kuko je ntabwo je ngukorera ngewe wapi atanyuze uretse gukorera abanyarwanda umuntu akakwitabaza ukabavuga uti ngiye rwose kumufasha kino kintu ni gute ubundi bashobora kukubona mu buryo bwihuse mbonye kumbona biroroshye kandi abenshi bamaze kumenya wambonera mbonge muri bibazo byinshi uretse ko muri iyi minsi bitewe n'abantu benshi yego urabona nguko wambamagaye harabona ari ngiye gutabara ubu bari kunyitatombera ngo muganga Rutebuka yatubeshye kandi nge sinjya mbeshya yego ndahari rero rwose abantu bose bafite ibibazo bijyanye n'amarozi bijyanye n'amashitani bijyanye n'amadayimoni ibijyanye n'aya mahembe ngibi bijyanye n'ibitegano mu nzu ndahari rwose pe ibijyanye no kubura urubyaro ngora ibintu byinshi yego fasha abacuruzi fasha abari muri beti fasha abantu benshi bafite ibibazo ubu ngiye gukora ipari nkorere gahunda uretse n'abari we ufasha abantu benshi ukabona urahombye rwose abantu mukora amapari babikoze nabi yego banyegera imbere ku buryo babikora okay yego so udusoza ubwo uri yaranje kuri nimero ya Rutebuka afite nimero 2 nazo muri kureba ku kiganiro Rutebuka wakoze cyane umva aho uzambamagara nahamagariwe gutabara abanyarwanda n'isi yose Afurika ndetse n'ibihugu by'Uburayi hose ndahari asante sana